Turongeye turabasuhuje inshuti bavandimwe bakunzi ba Nzuri Business Group Limited. Reka twizere ko mukomeje kugubwa neza aho muherereye hirya no hino ku isi nk'uko duhora tubifuriza. Komeza rero kandi subscribe utarabikora cyangwa se sabone, tujye tubana umunsi ku wundi gatanu kuri gatanu. Iyi ni kampani yanyu ibagezaho imitungo itimukanwa igurishwa, ikodeshwa ndetse tukabasha no kububakira. Si ibyo gusa kandi kuko tumanaginga n'imitungo yanyu mu buryo bw'umwuga, mukaba muvugana na konte gusa. Yes, nk'uko muri kubibona ku masikrini yanyu turimo turatembera tuva kuri gare ya Kinyinya. Ahangaha ni mu mujyi wa Kigali rwagati mu karere ka Gasabo ahazwi nk'Ikinyinya. Ahangaha rero turi muri uno muhanda uva kuri gare ya Kinyinya ukomeza inyuma kuri Dochiveri, ukomeza inyuma ya Dochiveri ahatuye Nyiriragarete, ngira ngo niyo reference. Nk'uko rero mubibona ni ikibanza, iki kibanza ubona kirimo insina, turimo turakigurisha, turi kukigurisha kandi tukakigurisha amafaranga atari menshi ugereranyije n'agaciro k'ubutaka muri iyi minsi nuko kingana na quartier kirimo n'ibyahagenewe. Iki kibanza gifite ubuso bwa metero kare 759. Urumva ko ari hafi metero kare 800. Ari ibibanza byo guturamo haba harimo ibibanza 2 n'igice, ariko noneho ahangaha hagenewe amahoteli n'ubukerarugendo. Ushaka gukora business ya guest, ya hoteli, y'amacumbi moteri, ubukerarugendo, cyangwa nyine ushaka gukora akabari n'ibindi, iyi ni quartier yabyo. Ahantu ukwiriye gucikwa n'iki kibanza kinini cya metero kare hafi 800 kuko kirahendutse. Iki kibanza rero kiri ku muhanda kandi uri main, nubwo nari igitaka, ni umuhanda uzajyamo kaburimbo mu gihe cya vuba bidatinze. Abahanga bagura kare. Iki kibanza rero ntabwo kikwiriye kugucika kubera yuko turakigurisha kandi tukakigurisha amafaranga make ugereranyije n'agaciro kacyo nyirizina. Ku bwanjye rwose ntabwo gihenze, nubwo amafaranga nyine nayo ngo yabuze, kandi koko niko biri, gusa keza karigura. Iki kibanza rero kiri kuri uyu muhanda kirashaka miliyoni 150. Ni igiciro cyacyo ni miliyoni 150, ariko ziri negociable. Miliyoni 150 ziganirwaho, iki kibanza cyaba icyawe. Komeza rukande subscribe cyangwa se sabone, tujye tubana umunsi ku wundi gatanu kuri gatanu iwacu muri Nzuri Business Group Limited. Umukiriya ni umwami. Wakunze iki kibanza cyangwa ushaka izindi serivisi muzo dutanga, waduhamagara kuri ya nimero yacu mumaze kumenyera muri benshi, ariyo 0788486797 cyangwa se 0781123013. Si ibyo gusa kuko ushobora no kujya ku zindi mbuga nkoranyambaga zacu: Instagram, Facebook page, X, TikTok, channel ya WhatsApp, hose turi Nzuri Market. Ni karibu cyane rero iwacu muri Nzuri Business Group Limited. Umukiriya ni umwami. Tubahaye ikaze. Ciao.